mutege amatwi mu nyumve. Ndabanza kubabwira kuki byabaye ngombwa kugira ngo abantu bashake ibyo bitekerezo bishya byo kubaka igihugu cyacu. Babwira ababishatse nuko byatangiye n'ibyo ari byo. Ubwo mumenye ko nibabaze igice cya mbere uko byatangiye, impamvu byari ngombwa kuzana ibishya, nze kuza kubabaza se byagenze bike, nze no kubabaza mutege amatwi uko ndi bubaze mushaka, nze no kubabaza byatangiwe bite, ni bande babikoze, ayoze kubaza ni ibihe. Ayo mbyene mu bimpamvu utanga urugero rw'ubumuntu, sibyo? Ngiye gutangira rero. Igituma byabaye ngombwa kugira ngo ibintu bihinduke nuko igihugu cyacu cyagize ingorane, cyari kiriho cyariremye kimeze neza, gifite umwami ukiyobora n'abatware be n'abantu bose ku nzego, nk'uko dufite perezida, tukagira abaminisitiri, tukagira abameyazi, tukagira n'aba kuri segiteri, kurinda ugera ku mudugudu ndetse no ku isibo. Ibyo niko twari tubifite, tumeze neza pe, dufite umuco wacu dukurikiza, twigenga ntawe tugenga, dufite uko dukora ibintu kwacu. Rero icyo gihe twari n'abagabo bakomeye. Ibyo ni mutabitega amatwi ndaza kubibabaza. Tundi duhugu twari iruhande twaradutinyaga twose. Icyo gihe twariyaguraga tukagenda, tuvuga ko twari dufite n'abasirikare bacu, ingabo zacu zajya ku rugamba zikarinda igihugu, amategeko tukagira yacu, abantu bose bakifuza ndetse kuza mu Rwanda. U Rwanda rwari runini kuruta uko turufite uyu munsi. Murumva aho barwanira muri iki gihe muri Kongo, ni bande barwana? M23 wirwanira hariya muri ibyo bice byose. N'u Rwanda rwari ruharenze, rwararengaga rukagira kure yabo. Ni nacyo gituma usanga bavuga ngo gukora abanyarwanda mu kinyarwanda natwe, nubwo nyine icyo gihe cyari igice cy'u Rwanda. Abazungu baje, igihugu cyacu barakitwaka, bwa bwigenge dufite barabutwara, bakuraho ingabo, bakuraho umwami wari uriho, bishyiraho undi. Ndumva muvuga kandi mubaze. Bakuraho umwami wacu uko yumvaga adashaka kwemera ibyo bamubwira, bakuraho amategeko yacu, bakuraho abayobozi bose guhera hejuru ku mwami, abatware, buri ugera ku mudugudu no ku isi, babakuraho, bishyiraho ibyabo. Ingabo zacu barazihagarika, amashuri yacu y'amatorero bayakuraho. Ibyo ngenda mvuga ndaza kubibabaza mutabitega amatwi. Bayakuraho, ubwo dusigara abantu batazi icyo bakora. Noneho bizana ingabo zabo z'abanyekongo, nizo zari ziturinze, izacu bazikuyeho, bazana amashuri yabo, ariko noneho bazana make kuko bari bakuyeho amatorero yacu yari menshi yigisha abana benshi. Bazana yabo bagenda bashyiramo duke duke, muzajya mubyumva nk'indatwa, ishuri ryo muri groupe scolaire ry'Ubutaka niryo ryabanje. Noneho bagenda bashyiraho n'amahanga. Ariko ikindi kinini bakuyeho, basanze dufite uko twemera Imana yacu y'u Rwanda.
bayikuraho, babone no kwita Mungu, ariko nyuma bongera kwita Imana. Bakuraho ukwemera kwacu, idini ryacu barikuraho, babona unabikora bakagufata bakagufunga. Mbese batubuza gutekereza. Niho kuguhanaguraho, none basigara bandikaho ibyabo, bakuzana idini yabo. Ubwo idini dufite nyine y'abakristo n'abasilamu baboneraho baraza, kuko yari idini imwe. None ibyacu babikuraho byose, uko twasengaga Imana babikuraho, bazana ibyabo. Inyuma hari abavuga ntabwo ni ubuye mukivuga, hariya hari abavuga uceceke. Hanyuma babikuraho, batangira noneho kujya ku muco wacu. Cyambere badukuyeho ko twemeraga Imana, babikuyeho ko twubahaga abakurambere bacu bapfuye, bakuyeho ko twubaha ababyeyi bacu bo muri iki gihe, kumva wakubaha ababo. Mbese umuco wacu bagenda bawuhindura byose. Ikibi rero nuko batubonye bagatangira bakavuga twaremeraga tuti twese tuva kuri Kanyarwanda. Batuzi ko Abanyarwanda tukombaga kuri Kanyarwanda, twarashyizweho na Gihanga, hanyuma na Kanyarwanda, wabyaye Kanyarwanda, Kanyarwanda abyara Abanyarwanda twese. Batangira kutubwira ngo bamwe hari abo bavuze ngo bamwe baturuka mu Bazungu, abandi bagaturuka za Cameroon. None batangiye kuvuga ko tutanaturuka hamwe. Ubwo nibwo bitangiye kwinjizamo ibyo bitekerezo byo kuvuga ngo Abanyarwanda bose bamwe, ndetse babibonye batyo abo bavuga ko baturutse iwabo henda gusa n'ahi Burayi, abari batangira guha ubuyobozi nabo bakeye bwo kubafasha kubara amabuye bishakiraga, kubafasha kubara amakawa bahingishaga n'ibyayi, kuko twahingaga ikawa ariko kanyobwa n'Abazungu, tugahinga icyayi kikanyobwa n'Abazungu. Ibyacu byari kugihinga gusa no guhinga ikawa, tugacurukura amabuye akigira i Burayi, ariko no muri ko bimeze ntabwo birahinduka. Cyakora ikawa dutangiye kwima gakeya, amabuye ariko n'ubu baracyajya i Burayi, niko bimeze no kuri ko bimeze. Igihugu cyacu gitegekwa, hari agahugu umunyamwumva k'i Burayi kitwa Ububirigi. Murakazi? Abazi Ububirigi ni manike moko, ni gatoya kangana n'u Rwanda. U Rwanda rwo kera rurakaratoga, ako kantu niko kaje karadutegeka, kategeka Kongo, natwe karadutegeka. Badukubita ibiboko, batwerekeza hose aho tugomba kujya, batubwira ko ari abantu, ko twe turi ibicucu. Uzi abantu bakwemeza ko ari bo bantu, abirabura tukaba ibicucu. Mwari mubizi? Ushaka kubihakana nambwire, namwe niko mubyemera. Ubihakana nende nama n'ikikuboko ko atari ko byemera. Ndamuha urugero. Hari umukobwa ubihakana hano? Oya. Uzi urugero narigiye kumuha? Burya umusatsi wacu, twigira umusatsi nk'uyu nguyu, ukabijwere, ukawusokoza, wenda ukawuzamura, ariko iyo watangiye kuwushyiramo umuriro kugira ngo ube muremure, wabiga nawe ni w'Abazungu. Wumve n'ubu turacyabifite. Iyo watangiye gushyiramo umuriro kugira ngo ube muremure, wabonye umuzungu ugera ku kibuno, nawe ukawukuza ukagera ku kibuno. Byakwanga ukagura uw'Abahinde ukongeraho ukamanuka ukagera ku kibuno. Ntabwo bikugira umunsi byabaye mote y'abakobwa, nanjye simbyanga, in fact ndanabikunda.
n'ibirere bisanga bisa neza. Ariko burya byaturutse ku babyeyi kuri twebwe, kuko nitwe twari turi muri icyo gihe twabibonye, twayiganye abazungu, ariko birafata ubu nibyo byiza tugiye tugira. Abona nyina mu mabwire mwe kwirirwa muhakana, n'ubu ngubu bakubwira ati umukurambere wawe ni kanaka kanaka, watangiye ukavuga uti ibyo si ibishitani se ba abantu batera bapfuye bakagenda. Nyamara n'abakristo bamwe tuba tuvuga baba barapfuye, nibura ko ba Petero bakiriho, ba Paul, ba Tito, uribura ko ba Tito bariho. Ubwo ni nkuko wenda iyo tuvuga ni nkuko twajya kuvuga tuti Rwabugiri, iyo abari twe twatsinze uko tuvuga ngo Petero we ngo ni Rwabugiri wacu, iwabo niko nawe yarameze, cyangwa Tito ushobora gusanga ariko yarameze. Ibyo ari byo badutwariye umuco wacu. Haya, urubyiruko rero nibo babaza kuri icyo bibazo, ndaza kubabaza n'iki badutwariye cyadukozeho cyane. Ubwo bwigenge bwacu bakatwambura umuco wacu, tukaba n'ubu tukitekereza mu wabo, n'ubu turacyakitekereza mu wabo. Ariko rero ikindi bongeyeho nuko badushyizemo amacakubiri. None bakareba ati uyaba ngaba babaha, bareba babaha, dore n'aba ngaba nibo baje batangiye kugenda baba bati aba nibo baje gukoloniza, ntabwo ari twe twaje koloni. Abantu bavuye i Burayi bafite imisatsi yera, batukura, bafite amaso y'imisheru n'utunwa dutoya tw'injangwe. Buriya twebwe abira batugira iminwa minini. Nahoze mbabaza nti mbese hari icyo mukigira cyabyo mureba. Buriya abazungukazi niba mubona bashyiraho twa tundi tw'umunwa, nuko bagira utunwa dutoya kugira ngo umenye aho umuherere, bagashyiraho udutukura. Hanyuma rero mwumve rero kumva ukuntu rero batwigishije nabi. Natwe ukaba ufite umunwa nk'uyu wanjye, umunwa munini ushobora kureba muri metero 10, nawe ukakwitaho umutuku. Urumva noneho abandi babushyiriyeho kugira ngo umenye mbese umuntu uherereye, noneho twe tukawukubitaho kandi umuntu wawureberaga muri metero 10 ukawureba muri kilometero. Ariko ibyo nitwe twayibahaye, ntabwo ari ibyanyu bose, ni mwitu, nitwe twabifashe icyo gihe. Abantu babitwigisha, turayifata tubigira ibyacu, noneho turayibaha. Urumva amakosa ni ayacu, ni ayacu twe bakuru, ntabwo ari ayanyu. Ubu byabaye ubwiza nta n'ubyanga. Iyo umukobwa atabishyize baravuga uti ese byagenze bite? N'abakobwa rero bandi bagiye batashyize ese byagenze bite, none twatuye ntabibutsa kubikora. Ariko niho byaturutse. Umuzungukazi bashyiragaho kugira ngo amenye umuntu uhereye, bafite utunwa tungana n'utw'injangwe, yakubitaho rero ukamenya uti umuntu uri hariya. Ariko n'umuco niko babudushyizemo, twebwe barawutwigisha, turawufata, twebwe bakuru kuri mwe turawubigisha rwose. Ntimwibwe muvuga muti ni ikosa ryanyu, ni iryacu twebwe. Kuko iyo ikintu wagikoze kiragenda kikaba cyiza, ukagikora ku bundi buryo, ugashakisha ukakigira cyiza. Ariko niko batugize. Ikibi rero kindi baduhaye nuko baduciyemo ibice, bamwe bavuga ngo bavuye ahandi, noneho baraza barategeka, bituma igihe abandi banyafurika bashakaga ubwigenge, ngira ngo muraza kubona abantu bari abadudahirwa na Rwagasana, ni bamwe mu banyarwanda bashakaga ubwigenge. Mu ntwari ziri aha ngaha mazibona izanditse hano.
nibwo batangiye baravuga ati babonye ko abari abatwara icyo gihe bashaka ubwigenge. Abazungu bafata abo abandi bari amashuri yo muri groupe scolaire, barabatwara mu maseminari bakayibanda bagitera n'abandi bose. Batangira ko ari bo babwira bati nyamuneka bariya barabategetse barabakolonije mukwiye kubarwanya. Naho byanaturutse umwijyane uraza muri za 59 ni mukuru nigaga muri Saint Andre, muri la shuri ya Saint Andre, nibwo habayeho ubwicanyi buratangira. Ariko igihe cyaburiye abaregi bari bagihari kuko ababiligi bavuye muri 1962. Ubwicanyi buratangira, abantu barahunga, nanjye nagiye nari babunze. Barahunga, igihugu kirashwanyagurika, abanyarwanda twongera kuba bamwe, igihugu kiba nabi. Abasigaye mu Rwanda tagira ngo nabo bari byiza babonye, abagiye hanze nabo babonye bibi byinshi. Hazamo rero akarengane kanini, akarengane k'abanyarwanda birukana abandi bakabirukana mu gihugu cyabo. Ubu ni akarengane kanini kandi cyane, ariko n'abasigaye aho ngaho ugasanga nabo barengana. Bituma igihugu kibaho kidakora, kirirwa mu matiku, kirirwa mu rwano, kirirwa mu tuntu dukeya tundi nkaho cyakwicaye kigakora. Bizana ubukene, ubukene bugendana n'ubujiji, bizana ubujiji, bizana ibyo bintu byose. Ibyo rero nibyo havutse mujya mubumva abantu bitwa inkotanyi. Murabazi abazi inkotanyi mumanike mubwo turebe. Araba ntabwo ubuze inkotanyi ntabwo mba muri iki gihugu se niko haza rero RPF. Inkotanyi niyo bateregetse bati ko tuzaguma hanze bizageze ryari ku gihugu cyacu kimeze nabi, tuzabikoreho iki? Barareba bavugana n'abandi barimo hano mu gihugu imbere, arabati byiza nuko twakibohora. Atansi ibyo ngiye kuvuga mwongere mwitege amatwi nabyo ndaza kubibabaza. Abavuga ubwo ntabwo muntega amatwi ndabyumva ndabumva. Abavuga ndabumva ntabwo muntega amatwi. Bagombaga kubohoza igihugu, ni ugushaka ko nshaka kubohora igihugu ni iki exactly ngomba gukora. Ibyo ni byo kubibaza, ndaza kubibabaza kandi uwo mbaza ntasubize aragatora. Mutege amatwi, nicyo gituma mbabwira muntege amatwi mwese. Muranyumva? Abo hakurya muranyumva? Kuko ibyo ngiye kuvuga birakomeye, mutege amatwi. Bibaza ngo ikugiye kubohora igihugu ni iki ngomba gukora. Se kubohora igihugu ni iki? Si icyo gihugu kiboshye giti? Nibyo byari ibibazo. Niba ugomba kwiga igihugu kiboshwe n'iki? Iyo utiteza imbere se bigenda bituma umukene. Indwara ya kabiri yari umukene. Uko kuba utakorera hamwe, utagira ibitekerezo mushyira hamwe ngo mukore, bibazanira ubukene, kandi ubukene bukomeye. Niyo bituma mu Rwanda hari ubukene bwinshi. Ningo ya kangahe? Ya kabiri. Iya gatatu rero yiri umukene, umwana watajya kwiga, nawe udafite birantega, udafite ibigufasha, uhora ujya guhiga n'agasuka, wakweza ibijumba no kukarya, byashira ugasonza ugahoraho. Ntushobore keretse ni nabwo wenda abakitwa, ariko abakirisi bo bagaturika icyo gihe ntibasomaga Bibiliya, abaporose bo basomaga Bibiliya. Ntugire n'akantu ushobora gusoma, ntugire n'akantu umenye, ntumenye niba no hanze hari ibindi bintu. Iyo nimba umwana we ntajye kwiga agahora mu rugo,
iyo ni ingoyi y'ubujiji. Ni ya kangahe? Ya gatatu. Muraza kuzimbwira ndaza. Hakaba rero indi ngoyi nini yababazaga abanyarwanda kurusha n'ibyo byose. Umunyarwanda kugira ngo ave muri komine ajye mu yindi yagomba kwaka uruhushya. Umunyarwanda kugira ngo asohoke muri iki gihugu ajye hanze yagendaga yihisha, cyangwa ugize Imana uwo bakunze cyane bakamuha pasiporo yaza akayisiga kuri aeroport ntibi. Mbese umunyarwanda ntabwo yari afite kwishyira kwizana, ntawe yajyaga, ntabwo yabonaga abantu bari aho, abayobozi bari aho. Umuyobozi agashobora kuza akamwaka ibye ku manywa y'ihangu. Waba ushaka ikintu twagomba gutanga bituka muri twa tundi tukifite. Urumva ingingo yari mbi cyane, yari kubura kwishyira ukizana. Ubwo burenganzira bwo kwishyira ukizana ukaba wajyaho niba ushaka kujya gukora akazi wenda Rusizi ukajya Rusizi, ntawe kubuza, ntawe mbere. Waba ushaka kujya gukora akazi Buganda ukajyayo cyangwa n'ahandi, ari ntawe ukoma imbere utagombye kugenda wihisha. Indi ngoyi yari iyo kubura kwishyira ukizana, mbese kubura icyo abazungu bazanye demokarasi. Kumva wishyiraho abayobozi, umuyobozi washyizeho arakugirira nabi, arakubuza uburyo. Iyo yari ingoyi ni ya kangahe? Ya kane. Ya gatanu rero ni isanzwe n'impuze n'ubu. Iyo bintu bimeze bityo, nimubaka amashuri, mubaka amaruwa aragenda akaba make aho ujya kwivuza, ugasanga ubukene buri abantu barwaye imvunja hirya no hino, ugasanga hari umwanda, hari ubusa nabi, hari abantu bameze nabi. Imibereho myiza nicyo kintu kimwe gikomeye. Izo ni ingoyi n'izindi ntabwo ugiye kuzibagira zose. Ariko maze kubabwira zingahe? Zingahe? Eshanu. Muraza kubisubiramo. Izo rero nizo nyuma y'intambara yo kwibohora n'intambara yo guhagarika jenoside birangiye, izo ngoyi nizo zagombaga guhamburwa. Izo ngoyi zari zarahambiriwe n'abayobozi ba kera, izo abantu bagomba kwicara hamwe bakavuga bati tuzihambure dute. Ubu murabyumva ko iya mbere, igihe udafite n'umutekano ntabwo mwajya hamwe hatari umutekano. Habanje gushaka umutekano w'igihugu, mbese abasirikare barakirinda, ndetse n'imbere birukana abacengezi, ngira ngo mwajyaga mubyumva, hari abakuru muri mwe mwarabyumvaga. Noneho babyiza ndetse bigeza no muri Kongo, bazana impunzi zari muri Kongo gucyura impunzi, ari iza kera ari za vuba, kugira ngo zize dutangire dushyire hamwe twubake igihugu. Uwo mutekano fizike wo kugira ngo utabura, uticwa n'abacengezi, uticwa n'abantu bavuye hanze, wari ngombwa niwo wabandi. Ariko icyo gihe ingabo zari zatsinze ya RPF zafatanyije n'izatsinzwe, bajya hamwe barabirwana. Ni nacyo kimwe kinini ubwo twari gutangira kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ariko ikindi kandi gushyiraho hakurya hariya Rwanda bari hanze. Ikindi kwari gushyiraho leta y'ubumwe. Leta y'ubumwe, amapariti yose atari yaragiye muri jenoside, ndetse n'amapariti yagiye muri jenoside ariko abantu babo batarayikoze jenoside,
arababaga badahari bambasaderi n'abandi barabahamagaye bati muze dukore leta y'ubumwe bw'abanyarwanda tubone uko twubaka ubumwe bw'abanyarwanda kuko niyo yari ngo yambere bitangira rero kugira ngo tubake ubumwe bw'abanyarwanda bashyira hamwe leta bashyira hamwe ingabo noneho barwanira kuraho umutekano bubaka umutekano ariko noneho bubaka n'umutekano w'abantu n'ibintu umutekano w'abantu n'ibintu ushaka kuvuga ari umutekano w'abantu n'ibintu ntabwo ari umutekano fiziki bavugaga uw'abantu n'uko bashakira umuntu iyo atariye ntabwo afite umutekano umuntu iyo atabonye umwana we yagiye kwivuza ntabwo afite umutekano byari ngombwa rero ko n'umutekano w'abantu n'ibintu uboneka iyo leta y'ubumwe rero icyo agomba kubaka uwo mutekano w'abantu gushaka uko abantu bajya mu myanya yabo bagatangira bagahinga bakabona ibyo kurya byo kubagaburira mu nzara zari ziriho mbere za gikongo n'ahandi kuzirwanya kugira ngo ibintu biboneke abantu babone ibyo kurya gushaka za dispensaire n'izindi kugira ngo abantu babone uko bivuza kugira ngo rero umutekano w'abantu n'ibintu uboneke noneho gutanga umutekano na gendarmerie na polisi kugira ngo abantu be kugira bishyire bizane aho bari urumva ko muri iki gihe ibintu byari bimeze nabi hari abantu babaga baravuye mu byabo bageze kuri za miliyoni kugira ngo bazane impunzi zavaga za kera zitaha impunzi zavuga zitaha mugomba kuzishyira mu myanya mukaziha ibyangombwa byose kugira ngo batangire kwiyubaka ubwabo icyo nicyo cyakorwaga ariko muri icyo gihe abantu bubaka ubumwe bw'abanyarwanda kuko icyo gihe abanyarwanda babikoraga hamwe abari imbere munteze amatwi ariko hari abari inyuma batanteze amatwi cyo bihorere bari inyuma nabo nabo bapfiriye ubumwe rero bw'abanyarwanda nibwo shingiro rya byose kuko ntimushobora kubaka uwo mutekano abanyarwanda mudashyize hamwe reka mbaho urugero nk'uko kurwanya wenda abo bacengezi ntugire ngo barwanyije n'abasirikare gusa barwanyije n'abasirikare n'imbunda ariko barwanyijwe n'abanyarwanda ubwabo kuko barabwiraga bati nimurebe abandi baraje binjira mu ngabo uwari generali aba generali we watashye kwinjira mu ngabo abandi baraje bajya kwiga uwari umunyeshuri muri sogondere barajya muri universite we watashye abaturage nibo bagenda babwira abana babo bati nyamuneka nimutahe mwiteze ingorane dore wowe nuza wari umusirikare inkotanyi ziragushyira mu bandi basirikare niyo wari kapiteni uraba kapiteni ndetse mu gihe gitoya bakugire majoro niyo wari generali uraba generali kandi baguhe umurimo wawe baguhe n'ingabo uyobora dore niko abandi bagira niyo wari umunyeshuri muri sogondere barakukigarura muri sogondere baguhe n'urusu ndetse ujye muri n'imbese ujye kwiga urarwanira iki abaturage rero birazaruhegeye n'abandi nibo barwanya intambara bafasha abasirikare intambara iratsinda urumva ko umutekano w'abantu n'ibintu umutekano iyo abantu bari hamwe nibwo uboneka iyo batari hamwe ntabwo uboneka ubumwe bw'abanyarwanda niko bwatangiye kugenda bwubaka uko bagenda bubaka ubumwe bw'abanyarwanda wenda ariko ndababwiye hari ikindi kibazo ndi bubabaze ngiye kuvuga uko twubatse ubumwe bw'abanyarwanda nyamuneka ninkiromba z'akagitsina munteze amatwi aha ubumwe bw'abanyarwanda rero iyo leta y'ubumwe niho byatangiriye ingabo zatsinze n'izatsinzwe zigiye hamwe nizo zarwanyaga abo bantu bose baduteraga nizo zagiye no muri Kongo kuzana abanyarwanda bari bari nizo zegije rero abari baranze kuva ku rugamba zose ziri hamwe
ariko none n'ibikorwa byose leta yashyizeho inzego zigomba kugenda zishyiraho politike y'ubumwe nka komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mujya muyumva cyangwa ikiriho ubu yagiye muri minisiteri niko kazi kayo ariko gutanga politike ariko ubumwe bw'abanyarwanda bukisanga muri buri gikorwa cyose gikorwa igikorwa niba ari ukuvuga ngo abana bajye mu ishuri abanyarwanda bose bakajya mu ishuri bose ntibagire abasigara inyuma nk'uko mbere byari bimeze niba ari ukuvuga ngo abanyarwanda batsindira amashuri hakajyaho sisiteme y'uko ufite amanota meza ari utsinda akagenda bitareba ngo ava muri iyi regiyo bitareba ngo ava muri iki gice uwo munyarwanda akajya muri iryo shuri nibyo byatumye mubona abana b'abanyarwanda bava nko muri za komini za Nshiri cyangwa za kure ukabona yaratsinze afite buruse ya perezida yo kujya muri Amerika kera bitarabagaho ubwo rero iki nk'ibikorwa nk'ibi niba habaye ngo gira inka ihabwe buri munyarwanda wese uyikwiriye abana ntibaburaga mutunyanga ariko rero buri munyarwanda wese uyikwiriye akaba ari ibyo niba bashyizeho mituweli yo irebe buri munyarwanda wese uri muri icyo gice ndetse udashoboye kuyitangirira buri munyarwanda wese buri gace kose buri cyiciro cyose cy'abanyarwanda utabishoboye ayibone ibikorwa nk'ibyo rero nibyo byagiye muri ibyo bikorwa ubumwe bw'abanyarwanda bugenda bwiyubaka ariko hakaba rero n'ibindi bikorwa binini nk'igikorwa cya gacaca aho abanyarwanda bibwiraga nk'abaresikape hari ahantu ko nta baresikape bahari iyo gacaca nibajya gutora ntazatorwa bariya mu gice cy'abahutu bwatwishe ariko haza gutorwa inyangamugayo hose amakuru atarazwi araboneka hose mu Rwanda hose turayabona yose n'ubu arabitse birangije imanza ziracibwa n'abanyarwanda bose abanyarwanda bagiye bishyiriraho mu bumwe bwabo aho bagiye bitorera abo bazi bameze neza badukorera baturangiza ikibazo kinini no ku isi babazaga ngo mbese muzakirangiza mute kirakorwa baca imanza zigeze kuri miliyoni 2 uhanwa arahanwa noneho icyaha cyitirwaga ni iki gice cy'abanyarwanda cyakoze icyaha no kisigara kiri gatozi kiri kanaka niwe wabikoze kanaka uriya niwe wabikoze uyu ntiyabikoze uriya yari yibereye hirya uriya yagiye kuko yifitiye ubwoba n'ibindi ariko si we wabikoze none icyakijya kuri buri gatozi murumva ko icyo kintu gikorwa cyabaye kinini kudufasha kubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'ibindi bikorwa byose byagiye bikorwa no muri leta muri ko nagiye mvuga bikeya mugende mubona hirya no hino ariko n'ibindi byose byabikorwa ubwo muri gende byubaka ubumwe bw'abanyarwanda kugeza no muri mu myaka ishize aho yerekanaga ko abantu 92% biyumvamo ubumwe bw'abanyarwanda nibuka ko hari hashize gusa imyaka igeze itararengana igeze kuri 20 harabaye jenoside noneho ubumwe bw'abanyarwanda nibwo rwadufashije kwicara hamwe twubaka ubukungu bwacu kubaka ubukungu bw'iki gihugu kubaka amashuri menshi abana bose bajya kwiga universal education nabo abana bose bagomba kujya kwiga kubaka uhigwera kuri za poste santé zamuka za dispensaire kugera kuri les hôpitaux aho buri bantu bajya kwivuriza yifu ashimbaho na za mituweli kugira ngo abanyarwanda bivuze kandi bivuze hafi kandi baba bafite ubushobozi bwo kwivuza abatabishoboye leta ikabafasha noneho ngira ngo muzajya mwumva
Vision 2020 murayizi, abayize mumanike amaboko, abazi Vision 2020 mumanike amaboko. Hariya ntabwo muzi Vision 2020? Ndabona barahari. Aho buriya rero muntege amatwi kuki ngiye kubabwira kirakomeye. Muneze amatwi? Hariya muneze amatwi? Buriya Vision 2020 yavuye mu nama zo mu rugwiro. Abantu bavuga abanyarwanda twagendaga twajya hanze baba kuba yavuye mu Rwanda kagaho kicana. Batanya kuvuga mu Misiri iyo mwahuraga mu Misiri umuhutu bica cyangwa umututsi bica. Nicyo cyari gisobanuro cy'umunyarwanda. Abantu baza kwibaza muri iyo nama batari ko rwose tuzagira Imana nibura mu myaka 20 iryo zina rituveho. Niho haje kugira bati reka tugire Vision 2020. Vision rero ijyaho. Ni naho ubuyobozi bwiza bubera. Abari muri iyo nama bararose bazanye indoto bati turashaka yuko abanyarwanda nibura mu myaka 20 batazagenda bitwa ngo babicana. Nibura bazatubona nk'abandi banyafurika. Hagiyeho Vision abayobozi rero bashyiraho Vision 2020 aha mutege amatwi kuko kigiye kuvuga birakomeye. Muranyuma babihaza strategy uburyo bwo kuyigeraho, imirongo zaze n'ibiti inkingi ndwi n'izindi 3 zitambitse muzajye kuzisoma. Hanyuma batangira gushyiramo za politiki ngo mbese muri iyi mu burezi ko twifuza uburezi bufite science na technology tuzabigira dute. Bashyiraho za politiki na za programme. Nyuma y'imyaka 20 muri 2020 umunyarwanda yasigaye ajya muri Afurika. Aho kumubwira ngo wa munyarwanda wicana amaguru arava muri ka gahugu gatera imbere, arava muri cya gihugu cya Kagame kimeze neza. Baribagiwe ko twari twigeze kwicana aho ugeze aho bagenda n'umunyarwanda cya gihugu gifite ubukungu butera imbere, cya gihugu kifashe neza, cya gihugu kishoboye. Niko ubundi baravugaga ngo cya gihugu cyabicanye none ubu cyatwagize igihugu gitanga urugero. Urumva ko nicyo nabwira ngo mutajya amatwi. Iyo Vision 2020 ya ndoto yabaye reality. Izamo rero n'ubuyobozi bwiza. Maze muraza kumbaza reka mbane ndangize no mbabwire rero ko igice kimwe cya nyuma cyangwa kuko ari mwe twahuye by'urubyiruko. Ibyo byose iyo politike abafite udupapuro mwandike, abatadufite mufungure amatwi mushyire mu mutwe wanyu. Murabifite? Abadafite udupapuro mushyire mu mutwe wanyu. Iyo politiki nshya yakorwaga iti